Murakaza neza kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye ku bagore batwite, ni ibihe byo kurya bitanu umugore utwite akwiye kwirinda. Igihe cyo gutwita ni igihe cyo kwitabwaho cyane kubirebana n'ibyo umubyeyi arya. Hari ibyo kurya bimwe na bimwe bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umwana uri mu nda. Muri iyi video, tuzarebera hamwe ibyo byo kurya n'impamvu ari ngombwa kubirinda. Niba witegura kubyara cyangwa uzi umuntu witegura kubyara, iyi video ni ingenzi kuri wewe. Amafi ni meza ku buzima, ariko iyo ari abisi cyangwa adatetse neza, ashobora guteza ibibazo bikomeye ku mugore utwite. Abagore batwite bagomba kwitondera cyane ibyo barya, kuko amafi abisi cyangwa adatetse neza, ashobora kuba arimo udukoko twangiza ubuzima. Ibi ni ingenzi cyane kuko umubiri w'umugore utwite uba ufite intege nke mu kurwanya indwara. Amafi abisi ashobora kuba arimo udukoko twangiza ubuzima ubwoko butandukanye, kabagiteri na parasite, dushobora gutera indwara. Izi ndwara zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana uri mu nda. Abagore batwite bagomba kwirinda amafi abisi cyangwa adatetse neza kugira ngo birinde izi ngaruka. Amafi abisi ashobora kuba arimo udukoko twangiza ubuzima ubwoko butandukanye, kabagiteri na parasite, dushobora gutera indwara. Izi ndwara zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana uri mu nda. Abagore batwite bagomba kwirinda amafi abisi cyangwa adatetse neza kugira ngo birinde izi ngaruka. Zimwe muri izi ndwara zishobora kwangiza ubuzima bw'umwana uri mu nda, zikaba zanamutera ubumuga. Ni ingenzi cyane ko abagore batwite bamenya ibyago bishobora guterwa no kurya amafi abisi cyangwa adatetse neza. Ibi birimo indwara ziterwa na bagiteri nka listeria, ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mwana uri mu nda. Kurugero, hari udukoko bita listeria dushobora gutera indwara ikomeye cyane ku mwana uri mu nda, ikaba yanamuviramo urupfu. Listeria ni bagiteri ishobora kwinjira mu mubiri w'umugore utwite binyuze mu mafunguro atetse nabi cyangwa abisi, kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kwangiza umwana uri mu nda. Ikindi kandi, hari amafi amwe aba afite uburozi bwinshi bwa mercure, butari bwiza ku buzima bw'umwana uri mu nda. Mercure ni ikinyabutabire gishobora kwangiza ubwonko bw'umwana uri mu nda, bikaba byamuviramo ubumuga bwo mu mutwe cyangwa ibindi bibazo by'ubuzima. Ni ngombwa rero ko abagore batwite birinda kurya amafi abisi cyangwa adatetse neza, ndetse bakirinda n'amafi azwiho kugira mercure nyinshi. Ibi bizafasha kurinda ubuzima bw'umwana uri mu nda no kumurinda ingaruka ziterwa n'udukoko twangiza ubuzima cyangwa uburozi bwa mercure. Ni ngombwa rero ko umugore utwite yirinda kurya amafi abisi cyangwa adatetse neza. Ahubwo, bagomba guhitamo amafi atetse neza kandi yizewe ko atetse bihagije. Ibi bizafasha kurinda ubuzima bwabo ndetse n'ubw'umwana uri mu nda. Mbere yo kurya amafi, ni ngombwa kuba wizeye neza ko yatetse bihagije. Kugira ngo umenye ko amafi yatetse neza, ushobora gukoresha thermometer kugira ngo urebe ubushyuhe bw'imbere bw'amafi bigeze ku gipimo gikwiye. Ibi bizafasha kwirinda indwara ziterwa n'udukoko twangiza ubuzima no kurinda ubuzima bw'umwana uri mu nda. Inyama zikonjeshwa, nka salami na jambon, nazo zishobora kuba zirimo udukoko twa listeria. Udukoko twa listeria dushobora kuba mu nyama zikonjeshwa tutarinze gutuma zigaragara ko zapfuye cyangwa zihumura nabi. Ibi bivuze ko ushobora kurya inyama ikonjeshwa isa nzima kandi irimo udukoko twangiza ubuzima. Udukoko twa listeria dushobora gutembera mu mubyeyi bikagera ku mwana uri mu nda, bigatera indwara ikomeye cyane. Ni ngombwa rero ko umugore utwite yirinda kurya inyama zikonjeshwa, keretse zibanje gutekwa kugeza ubwo zishushe cyane. Guteka inyama zikonjeshwa ku bushyuhe bwinshi bifasha kwica udukoko twa listeria. Chapter 3. Amata adatetse cyangwa se amata mabisi, ashobora kuba arimo udukoko twangiza ubuzima. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane ku bagore batwite, kuko ubuzima bwabo n'ubw'umwana uri mu nda bushobora gushirwa mu kaga. Amata adatetse akenshi aba arimo udukoko twa listeria, salmonella na E. coli, kandi utu dukoko dushobora gutera indwara zikomeye, ka listeria, salmonella na E. coli. Utu dukoko dushobora gutera indwara zikomeye ku mugore utwite no ku mwana uri mu nda. Listeria, urugero, ni udukoko dushobora kwinjira mu mubiri w'umugore utwite bikaba byateza ibibazo bikomeye. Kurugero, udukoko twa listeria dushobora gutera indwara yitwa listeriosis, indwara ifite ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana uri mu nda.
Listeriosis ishobora gutera ubusembwa, kubyara umwana upfuye, cyangwa se kubyara umwana ufite uburwayi bukomeye. Ni ngombwa rero ko abagore batwite bamenya ibyago bashobora guhura nabyo. Ishobora gutera ubusembwa, kubyara umwana upfuye, cyangwa se kubyara umwana ufite uburwayi bukomeye. Abagore batwite bagomba kwitondera cyane ibyo barya n'ibyo banywa, cyane cyane ibikomoka ku mata adatetse. Ibi birimo foromaje zimwe na zimwe, amata mabisi, n'ibindi bikomoka ku mata bitanyuze mu muriro. Ni ngombwa rero ko umugore utwite yirinda kunywa amata adatetse, cyangwa se kurya ibikomoka ku mata adatetse, ka foromaje zimwe na zimwe. Ibi birinda ibyago byo kwandura indwara zituruka ku dukoko twangiza ubuzima. Guhitamo amata yatetse cyangwa amata ya pasteurized ni uburyo bwiza bwo kwirinda. Amata yatetse cyangwa se amata ya pasteurized aba yanyujijwe mu muriro mwinshi kugira ngo yice udukoko twangiza ubuzima. Uburyo bwo guteka amata cyangwa kuyapasteuriza ni ingenzi cyane mu kurinda ubuzima bw'abantu, cyane cyane abagore batwite. Ibi bituma amata aba meza kandi atagira ingaruka mbi ku buzima. Ni ingenzi rero ko abantu bamenya akamaro ko kunywa amata yatetse cyangwa pasteurized, cyane cyane mu gihe cyose cy'ubuzima bwabo. Chapter 4. Hari amafi amwe n'amwe aba afite ikigero kinini cha mercury, ishobora kwangiza bikomeye ubwonko n'urwungano ngogozi rw'umwana uri mu nda. Iyi mercury ni ikinyabutabire gishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu binyuze mu mafunguro arimo amafi afite mercury nyinshi. Muri aya mafi harimo nk'amafi manini nka swordfish, aya mafi akura mu mazi arimo mercury nyinshi, bigatuma nayo agira mercury nyinshi mu mubiri wayo. Shark, king mackerel, na tilefish. Aya mafi yose afite ikigero cha mercury kiri hejuru cyane, bityo akaba atari meza ku bantu bose, cyane cyane abagore batwite. Iyo umugore utwite ariye aya mafi arimo mercury nyinshi, mercury ishobora gutembera mu mubiri we ikagera ku mwana uri mu nda. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana. Mercury ishobora kwinjira mu maraso y'umubyeyi, ikagera ku mwana uri mu nda binyuze ku rukuta rw'inda. Ibi bishobora gutera ibibazo bikomeye mu mikurire y'ubwonko n'urwungano ngogozi rw'umwana. Ibi bishobora gutera ubumuga ubwonko n'urwungano ngogozi rw'umwana, bikaba byanamuviramo uburwayi bwa autism. Uretse autism, bishobora no gutera ibindi bibazo by'ubuzima nk'ubumuga bwo mu mutwe. Ni ngombwa rero ko umugore utwite yirinda kurya aya mafi arimo mercury nyinshi. Abagore batwite bagomba kwitondera amafi barya, bakirinda amafi afite mercury nyinshi. Ni ingenzi ko bamenya ubwoko bw'amafi bafite mercury nyinshi kugira ngo babashe kubirinda. Ahubwo bashobora guhitamo amafi afite mercury nkeya. Ahubwo ashobora kurya amafi arimo mercury nkeya nka salmon, kuko aya mafi afite intungamubiri nyinshi kandi akaba afite mercury nkeya. Sardines na tilapia. Aya mafi afite intungamubiri nyinshi kandi akaba afite mercury nkeya, bityo akaba ari meza ku buzima bw'umubyeyi n'umwana uri mu nda. Chapter 5. Amagi abisi ashobora kuba arimo udukoko twa salmonella, dushobora gutera umusonga, salmonellosis. Indwara y'umusonga ishobora gutera ibimenyetso binyuranye, birimo kuribwa mu nda, gucibwamo, kuruka no kugira umuriro. Ku mugore utwite, indwara y'umusonga ishobora kuba ikomeye cyane, ikaba yantera ubusembwa cyangwa se kubyara umwana udashitse. Ni ngombwa rero ko umugore utwite yirinda kurya amagi abisi cyangwa se adatetse neza. Amagi agomba gutekwa kugeza ubwo umuhondo n'umweru byombi bikomeye. Ibi bifasha kwitsa udukoko twa salmonella no kwirinda indwara. Murakoze kureba iyi video. Nizere ko byabafashije gusobanukirwa ibyo kurya umugore utwite akwiye kwirinda. Niba mufite ikindi kibazo, mushobora kukibaza muri comments. Ntimwibagirwe gukora like kuri iyi video no kuyisangiza abandi kugira ngo nabo bungukirwe n'aya makuru. Kandi ntimwibagirwe gukanda subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo muje mugezwaho n'izindi video nkizi.